Reka mbasuzire inshuti bakunzi mu kukira Grita TV Tour, reka mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Turi kumwe hano rero uyu munsi umuhanzi musanzwe muzi cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Reka dutangira twibwira mu buryo bwa gihanzi dukomeze ikiganiro cyacu. Ikaze rero kuri Grita TV Tour. Mwana wanje gira hino ngira icyo mwibwirira, ni kenshi nakubwiye ko nza kuba hafi ariko biranze ndashaje. Buracya nkabona nibwira bwakira nkabona nibure bucye. Amatage n'amatindi atandukanye inshuti n'abavandimwe, igihe nari muto ngana nkawe, igihe data yaragiye gutabaruka yamaye igitabo ansaba kuzagiye abaza nkomokaho, cyo igira hino ucyakire. Murakoze cyane. Mwamwumvishe rero, mwamwumvishije iyi ndirimbo yitwa Igitabo yande by Steve. Igitabo by Steve. Ngira ngo rero uyu munsi niwe muntu tumirwa dufite kuri uyu munsi ugiye kuganira nawe hano kuri Grita TV 2. Muramubona ko ni umusore ufite impano cyane, by'umwihariko rero akaba afite ubumuga bw'ingingo, ariko ntabwo acika intege, hakomeza kugerageza agakora cyane kandi agahatana mpaka ngarebe ko yagera yagomba kugera. Umuziki rero Steve wawutangiye gihe ki, ese n'uruhe rugendo wakoze, ese umaje kugera ku yihe ntambwe iyi bungu buto kubona? Biragoye kuvuga igihe natangira umuziki, kuko umuziki wundi uvuga ko ari bwo buzima. Umuziki ni ubuzima bwanjye, ni igisobanuro cyanjye, kuko kuva nkiri umwana muto numvaga indirimbo. Abantu bafite ubumuga, iyo ababyeyi bagiye mu yindi mirimo akenshi bisanga uri wenyine, uri inshuti na radiyo cyangwa uri inshuti n'umuziki, usagara wiyumvira radiyo gutyo. Nakunze umuziki rero nkiri muto cyane ku buryo bitanyorohera kuvuga umwaka, gusa nisanze nkunda umuziki nyine kuva nkiri muto, biza bityo. Urumva ko ni ikintu navuga ko kitoroshye cyane. Abenshi usanga bitinya, ugasanga banga ndetse no kuba bajya ahagaragara kuri public aho abantu bashobora kuba bababona, ariko wowe wafashe umwanzuro atinyuka winjira mu muziki. Ese ntago ushobora kuhura n'abaguca intege, cyangwa se ugasanga birakugora kuba waza muri nko kubona ushizwe kuza muri studio kuba wakora indirimbo zawe cyangwa se ukurikirana umuziki wawe mu buzima bwa buri munsi? Ibyo bintu basha kubihuza gute mu buzima bwawe? Ese Steve niki cyagutinyuye? Umajije ibibazo nka bibiri mu kibazo kimwe, reka byose mbicamo. Imbogamizi yo gukora umuziki ntabwo imbogamizi zibura, gusa impamvu yatumye nza mu muziki iraruta cyane imbogamizi. Impamvu yatumye nza mu muziki iruta cyane imbogamizi, kubera ko umuziki nawujemo kubw'impamvu ebyiri z'ingenzi. Impamvu ya mbere ni uko ari impano yanjye. Impamvu ya kabiri ni impamvu ikomeye cyane yatumye ntangira umuziki. Igihe nari ndi mu ishuri, umwana araza arambaza ati kuki wiga kandi ufite abandi bameze nkawe batirirwa biga babona amafaranga basabiriza mu isoko? So mpita ngira ishyaka ryo kuvuga ngo kugira ngo nzajye gusabiriza, niki nakora kugira ngo mpindure imyumvire y'abantu bafite ko abafite ubumuga bose bagomba gusabiriza. Nsanga nakoresha impano yanjye gutuma undi muntu ufite akagare bazabona bamubwira ngo ufite akagare gasa, batamubwira ngo afite akagare gasa nk'ako umuntu usabiriza mu isoko nk'uko ngiye babimbwiraga. Bakundaga kumbwira ngo ufite akagare, ngo aka kagare baguhaye ngo kameze nk'ako umuntu usabiriza mu isoko. Urumva umwana mwigane yakubwiye ngo akagare ufite gasa nk'ako umuntu usabiriza mu isoko, ndavuga nakora iki kugira ngo barumuna banjye bari hasi yanjye basi bazajya babwira tufite akagare kameze nk'ako umuhanzi runaka uririmba? So bihuza n'impano yanjye yo kuririmba. Rero ndavuga nti reka ngerageze uko bishoboka kose impano yanjye, nkora umuziki uko bishoboka kose, nubwo bitanyorohera. Urumva nitabaza famiye, nkitabaza inshuti, nkitabaza abavandimwe, nibyo nkora. Ntabwo nari nabona management iri hejuru, ariko biri mu nzozi ku munsi umwe nanjye nzabona management nziza
akora imiziki myiza abantu bose bakamenya, ndetse na ya ntego yanjye yo gutuma isura y'abafite ubumuga ihinduka igerwaho. Urakoze cyane, ndumva mbiciyemo muri make. Oya, urakoze cyane, ahubwo nansubije cyane, uransubije n'undi uko nabikubajije byose ugerageje kunsubiza. Uri umuntu navuga ko w'umuhanga cyane, uri umuntu w'umuhanga cyane Steve. Noneho utuye ahagana he Steve? Nahuye muri Gatsibo mu murenge witwa Rugarama, sinzi abanema bakurikiye icyo gitangazamakuru bahazi, niyo nawe. Byumvikane ko ni ibintu bigorana cyane, kuko kenshi tujya dukunda guhurira mu studio i Kigali. Ni ibintu bitoroshye kuba wabasha kuva Gatsibo ukaza i Kigali uje gukora umuziki. Byumvikane ko ukunda umuziki cyane ku rwego ruri hejuru, kandi koko uko biharanira Steve uzabigeraho, kuko ufite tara, ufite impano cyane kabisa. Kurugeza ubu ngubu ufite indirimbo zingahe? Izanditse zirenga 200 mu bitabo, ariko izasohotse ni imwe iri hanze, ariko kuri ubu hari izindi ziri muri studio ebyiri. Navuga ko muri make ari ibyo mu bijyanye n'indirimbo, niko navuga. Ziri muri studio ntabwo zirasohoka, ariko twizera ko zizasohoka vuba. Waduhaho kapera gato niho twibira akabanga kuri izo ziri muri studio, nubwo waduhaho kuri imwe gusa nta kibazo. Ari yitwa Gatonyanga. Chorus yayo niyo nkunda cyane, kuko irimo ubutumwa bushishikaza urubyiruko kwirinda inda zitateganyijwe, kwirinda ikibi cyose cyababuza kugera ku ntego zabo. Iravuga ngo turamenye batazaguha agatonyanga k'ibyishimo bakakubuza inyanja y'umunezero. Urumva ko ni indirimbo nziza cyane. Uri umuhanga mu kwandika, mbigarukeho, uri umuhanga mu kwandika, kuko urumva ko indirimbo zawe zose ziba zirimo ubutumwa. Ahubwo nakwibaza kuki utisanze muri gospel, utisanze muri hip hop, ukisanga muri njyana, ukisanga mu buryo wumva ko ukeneye gutangamo ubutumwa. Ese niki kintu kikumotiva kumva ko we hari aho wakwerekera? Benshi usanga bari muri zino njyana zindi, ugasanga bari kurimba wenda harimo igishego iki, ariko wowe sinzi kuki ari ahantu cyane wimbitse kuba waganisha ibihangano byawe. Ntabwo navuga ngo mu buhanzi bwanjye nihaye limit ngomba kugarukira. Ndi umuhanzi nyine, neyemeje kuba umuhanzi ku buryo bwagutse. Wenda nshobora kutaririmba igishego, ariko nkaririmba indirimbo y'urukundo, nkaririmba y'Imana se, nkaririmba y'isi. N'ubuhanzi bwagutse rero, nirinze kwiha umupaka wo kuvuga nzakora iki kimwe. Igishoboka cyose mu muziki Imana izanshoboza, niba nyihumeka cyangwa ubwo bushobozi nibuboneka bwo gusohora indirimbo. Igishoboka cyose ku muziki. Umuziki nyine nkunda umuziki, si nkunda injyana. Steve, wabashije kwiga? Ese ubu uri kwiga cyangwa se warangije kwiga? Waba ubigezeho ibijyanye n'amasomo? Ibijyanye n'amasomo nabyo ni imbogamizi zikomeye ufite ubumuga. Nk'ahantu ntabwo nabashije kuyasoza byanjye. Nagarukiye mu wa 3 segonderi, kubera ko nagize imbogamizi mu kwiga kwanjye. Nigaga ahantu kuri moto kuva mu rugo ujya aho niga ni 2,000 ku kagare. Ubwo no kugenda gusa rena rutura, ubwo ni 4,000. Ubwo aho hantu nigaga natwarwaga n'abana baho ba hafi. Ubwo nkiga kubw'impuhwe z'abana, kenshi bigatuma ntabona performance nziza mu kwiga, bituma ntakomeza amashuri yanjye ku rwego ruri hejuru. Nkora mu wa 3 sinabasha gukomeza, ariko kwiga ntabwo bigira igarukiro. Bavuga ko igihe cyose nzaba nabonye formule y'ukuntu najya kwiga, ntagombe impuhwe z'abana bansunika, icyo gihe nzaba nabonye uko najyayo. Wenda nabonye ubushobozi bituma niga ku kigo
ntajyayo kubera impuhwe z'abantu, njyayo kubera njyewe. Nabo bana ndabashimira cyane bantwaye, n'abana bagize neza cyane, ariko hari igihe batabonekaga bikandushya. So ndavuga nti reka Imana nimfasha, nzi ko nziga, kandi kwiga ntabwo bigira imyaka, bizabaho, nzabikomeza nyuma. Mwakoze. Steve, ubu abakunzi bawe bakwitegaho iki? Noneho abakunzi bawe bitega iki? Urumva wasohoye indirimbo imwe, ese ifite amashusho? Iyo ndirimbo ifite amashusho, bajya kuri YouTube bakandikaho igitabo by Steve, iyo ndirimbo bazahita bayibona. Bakore subscribe, bakore share, comment, bayikundiremo ubutumwa, bayisangiza inshuti zabo, bayisangiza abantu bose, bagerageze bansupport muri ubwo buryo igere kure. Hanyuma ikindi uwashaka kuyishamo nawe byakunda. Uwashaka uburyo twafatanya wenda mu muziki, wakumva ashaka kugira support ashyiraho, nabwo ndahari. Okay, dusoza uraza kuduha nimero umuntu ashobora kuba yakubonaho, cyangwa se uburyo umuntu ashobora kuba yabasha kujya abona ibihangano byawe. Noneho Steve, ngira ngo uyu muziki wawe watubwiye ko ufite indirimbo 200 wanditse, ariko zose ntabwo urazikora, basho ko indirimbo imwe n'izindi watubwiye ziri muri studio zigera kuri 2. Ese twazitega mu gihe kingana iki kuba zaba zigiye hanze? Izo ziri muri studio muzitege nko mu ntangiriro z'ukwa 4. Ndumva arigo zasohoka ntangiriro z'ukwa 4. Urateganya kuzisohora zifite amashusho, cyangwa urateganya kuzisohora gutyo gusa ntago urabona uko ukora amashusho? Bizaterwa, ariko amahirwe menshi ntago nari nabona ubushobozi, gukora video birahenda cyane. Ntago nari nabona umuntu wa supportinga ngo dukore video nziza ikwiye kujya mu ndirimbo ari nziza. Ntago nari nabona iyo support. Gusa bidakunze ko tuba twabonye video, twasohora audio, nawe abantu kugira ngo dukomeze tuzibike gusa abantu batazizi, twaba dusohoye audio, video ubushobozi kuko bizagenda buboneka, tukazikora. Okay, Steve, urakoze cyane. Reka nkushimire rero. Dusoza, ngira ngo wabwira abantu nimero bashobora kuba bagusanga, ari wifuza kuba yagufasha, ari wifuza kuba se yagira support ashyira ku muziki wawe, cyangwa se afite ikindi kintu yifuza kuba yakubwira cyangwa se akaba yanakuganiriza, watanga nimero zawe dusoza. Nimero zanjye subirane ngombwa cyane, uwanyura uzabishaka azanyure kuri iyi TV uduhuze, bizamfasha. Uwashaka kumfasha by'umwihariko kuri iyi TV nabonye aho hariho nimero, yacaho akakuvugisha, noneho wowe ukaduhuza. Okay, arakoze cyane Steve rero tumushimira cyane kuba yitabiye kuba twabashije kuganira nawe, akaba yaduhaye umwanya. Ubwo uzagira wenda icyo yakwifuza kuba yaganiriza Steve, cyangwa se yagira icyamufashaho, cyangwa se ari ikindi yabona ko yavugana na Steve, yaca muri comment akatwandikira akatubwira. Tuba tuzikurikiye 5 ku kandi tunabashimira kandi mwese mukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bikurikira. Tubifuriza kandi no kugubwa neza aho muri hose, tunabibutsa ko ibindi kubivuga mu biganiro byose turi kugenda tugarukaho dukora, ko turi kubategura filime nziza cyane muzabasha kubona vuba cyane bidatinze. Ubwo rero bakunzi ba Grita TV2 nababwira ngo nahanyu muduhanga amaso, mutegereze iyo filime tugiye kuzabashyira mu minsi igiye kuza. Rero ndabashimiye mwese kwa mwabashiye kubana natwe. Bye bye, ciao ciao.